byiza no kumererwa neza aho hose, ukabukunda kandi ukurikirana ibijyanye no guteka kuri iyi channel yanjye ya Udahogora. Niba kandi ukunda n'ibindi bitandukanye njya mbagezaho kuri iyi channel ibijyanye na storytelling, hagiye kuza n'indi story nshyashya, ugume hafi kugira ngo tuzayitangirane. Uyu munsi rero n'ubundi tugiye kurebera hamwe ibijyanye no guteka, tukaba tugiye kwiga uko umuntu ashobora gutegura isosi y'akawunga. Ntabwo wumvise nabi, tugiye kwiga uko umuntu yategura isosi y'akawunga. Ni isosi iba iryoshye, ni isosi ushobora gufata cyane cyane nka nijoro udashaka kurya ibiryo biremereye cyane. Murabizi ko mu bijyanye n'ubuzima bavuga ko atari byiza ko umuntu afata ibiryo kurya biremereye cyane mu gihe agiye kuryama. Niyo mpamvu rero isosi ari nziza, ni isosi iba iryoshye, iba yoroshye kandi kwitegura. Nibyo tugiye gukora. Nibyo turi bukenere mu gutegura iyi sosi rero harimo ano mapavuro. Izi ni pavuro zitukura, izi ni iz'umuhondo, izi ni iz'icyatsi zisanzwe. Turakenera kandi ibitunguru, dukenere inyanya n'inyanya zitari nyinshi kuko twakoresheje na pavuro zitukura. Turakenera amata. Angaha ku ziko dufiteho amazi. Amazi turimo turayabiza, turahita tuyasukamo hano, hanyuma ubundi tubone gutangira dutegure isosi imeze gutya y'akawunga. Rero ntujye kure, tugumane ubundi urebe uburyo ki tugiye gutegura iyi sosi. Y'amazi rero yamaze kubira, ndayasuka muri cya gikombe kumwe nabibabwiye. Hanyuma nkurikizaho gutangira guteka ibi birungo turi bukoreshe. Dushyira rero amavuta makeya ku ipanu. Hanyuma ugahita ushyiramo za poivron. Urabona ko birasa neza. Bashyiramo n'umunyu mukeya na black pepper. Mu gihe za pavuro ariko zitarashya cyane, turashyiramo n'ibitunguru. Hanyuma bivange gake gake. Ndagabanya umuriro kugira ngo mbe mfashe akanya gakeya. Ngiye gufata uyu mwanya kugira ngo nyungurure iyi fu. Ifu y'akawunga yenda kuba nk'inusu, ariko nshobora kutayikoresha yose, biraterwa n'uko ndi bubone bimeze. Ugenda rero uyungurura. Urabona ko ni ubwoko bwiza iyi kawunga, urabona ko ntabwo hari gusigaramo imyanda myinshi. Ibi ngibi icyo bigufasha, na kwa kundi uba ufite nk'ifu warayibitse isa nkaho yagiye itangira kugenda ifatana, harimo utuntu tumeze nk'utubumbe, bituma isa nkaho irekuranye, noneho bikakorohera. Bikakorohera mu gihe ushaka kuba wakora isosi, kubera ko kuriya kuntu tuba twaragiye dufatanye udufu, hari igihe bituma isosi yawe nayo iza ifatanye. Ubwo rero iyo uyiyunguriye gutya bigufasha kugira ngo niba hari n'ukuntu yatangiye kugenda ikonja, igende igarura ubuzima, yoye gufatana.
za puwavuro hamwe na bya bitunguru, urabona ko nyuma ya kariya kanya maze ndi kuyungurura yafu byafashe umuriro, ntabwo birashye cyane ariko byafashe umuriro mu buryo bushimishije, bimeze neza byorohereye. Ndahita rero nshyiramo inyanya, ntabwo ndindira umwanya munini cyane ngo bibanze bishye bihwane cyane. Ndahita nshyiramo na za nyanya ntangire kuzitekana nabyo. Murabona ko rero na za nyanya zirimo ziragenda zibyara isosi, birasa neza, nta bikabyo byinshi. Urabona ko harimo na ka black pepper kari kugaragarira ijisho. Kuri iyi nshuro ndi gukoresha black pepper yo muri ka gasoko gato ya yindi nababwiye umuntu agenda akagura gake gake, ukagenda nyine ukayigura, baba bayisekuriye bisanzwe atari yo mu ruganda. Niyo ndi gukoresha, niyo mpamvu ubona yuko iragaragara cyane kurusha iriya yo mu ruganda, baba barayiseye cyane. Iyi ngiyi urabona ko iragaragarira amaso, urayibona. Umuntu wumva ushaka kumenya ahantu namurangira azajya akura ibirungo, ushaka kunyandikira, ukanyandikira ukoresheje adresse mba nashyize munsi ya video muri description box. Haba harimo adresse zanjye, imbuga nkoranyambaga nkoresha, ahantu hatandukanye ushobora kumbona. Noneho nkaba nakurangira umuntu ushobora kuzajya aguha ibirungo umutima wawe ukanezererwa. Uwo muntu namukurangira. Rero murabibona yuko za nyanya zirimo ziragenda zibyara isosi gake gake. Hanyuma rero ndatangira kugenda nongeramo agafu gake gake gake. Nkajya nkoresha akayiko, murabona ko mfite akayiko gatoya, nkajya ngenda mfata akayiko gatoya, nshyiremo nk'ibiyiko nka bitatu, ubundi mvange. Ntabwo ari itegeko ngo iriya fu yose twayunguruye tuyikoreshe, urakomeza ugashyiramo ifu nkeya, noneho wabona igeze ku rwego nyine rw'iyo wifuza gukoresha mu isosi, ukaba warekera aho ngaho. Ikindi ugomba guteka ku muriro mukeya kugira ngo wirinde yuko bigushirirana muri iyi process yo gukaranga gake gake, kubera ko amavuta ahita asa nkaho akamye, ibintu byose bigasa nkaho bikamye. Ubwo rero iyo wibeshye gakeya usanga ibintu byawe bishiririye bigahinduka akamaramaza. Ahangaha rero niho mpita ntangira kugenda noneho nongeramo n'utuzi dukeya kugira ngo bitashirirana. Mwibuke ko aya ni amazi yabize, ni amazi twabanje kubiza. Shyiramo utuzi dukeya cyane. Genda wongeramo duke duke, ntabwo ushyiriramo rimwe kugira ngo bidahita bihinduka nk'igikoma. Nshyizemo amazi asa nkaho abaye menshi kugira ngo mbone uko nongeramo indi fu bitagombye gushirira. Nanone
nanone ubwinshi bw'isosi utegura byaterwa nyine n'abantu uyiteguriye uko bangana, nibyo byagena uko isosi wategura yaza kuba ingana. Rero ndongera mvange. Ubu nta yindi fu ndi bwongere kongeramo, urabona ko uku bimeze birahagije. Ubundi ndarushaho kugenda nongeramo amazi. Urabona ko rero byatangiye gusa nkaho bifata birashaka kuba byaba ubugari, ntabwo mbyemerera. Noneho ndahita ntangira gushyiramo amata. Genda ushyiramo amata gake gake ukomeza kugenda uvanga. Uyu mwanya wose rero biba bigenda bifata umwanya wo gushya. Uko ugenda usukamo buri kintu gake gake niko ugenda uha ino sosi amahirwe yo kuza gushya imeze neza, ikaba ihiye neza, ntumvemo cya kintu cy'ikibisibisi cy'akawunga kadahiye. Urabona yuko nubwo ya mata yose yashiriyemo, ya sosi n'ubundi iracyafashe cyane. Ahangaha ushobora guhita wongeramo amazi asanzwe ukayirekura nyine kugira ngo ibe isosi irekuye mu rugero ubishaka. Urabona yuko birasa neza rwose, biteye apeti bitaranarangiza gushya. Ya sosi yacu iracyafashe cyane nkuko nari ndimo mbivuga. Uramutse ufite amata menshi ushobora gushyiramo amata nyine ugakomeza ukayikoresha amata, ariko ushobora no kugenda noneho wongeramo amazi. Impamvu tutakoresheje amazi akonje bwa mbere nuko uba usa nkaho uri guteka inofu kugira ngo nayo ishiremo ububisi. Ntabwo rero wakoresha amazi akonje, ariko ubu ahangaha ni ukudiriwa gusa, ni ukugira ngo isosi yacu irekurane, kugira ngo tuyireke itogote ishye itari isosi ifatanye cyane. Ikindi ntababwiye nuko wenda aya mazi nongeyemo angana nk'igice cya litiro, n'ubundi nayo angana nk'uko aya mata yanganaga. Ubwo rero ubwo tumaze gushyiramo amazi menshi ahagije, turagenda tuvanga neza gake gake. Muribuka yuko umunyu nashyizemo ni wa munyu muke cyane nashyizemo nkikaranze ya mapoivron. Ubwo rero ndongeramo umunyu mukeya, ndongeramo ikiyiko cy'umunyu kugira ngo isosi nyine ibe ifite umunyu uhagije. Hanyuma nyirekere ku muriro uringaniye, nihe akanya ko gutogota, noneho ishye neza, ihinduke isosi y'akawunga y'akataraboneka. Katwongeremo umunyu, twongeremo ikiyiko cy'umunyu. Bibutsa ko no kurya umunyu mwinshi atari byiza mwa bantu mwe, ni kurya umunyu uringaniye biba bihagije.
urabona ko ya sosi nubwo itaratogota kurona ko ntabwo yoroshye cyane, ntabwo ifashe cyane, mbese imeze neza. Tugiye kuyiha umwanya rero noneho itogote. Urabona ko rero ya sosi imeze neza, yatangiye kugenda itogota gake gake. Ntabwo tuyihutisha rwose, wiha umwanya ku muriro mukeya uringaniye, ukayiha umwanya igatogota neza. Urayibona isosi y'akawunga? Urayibona ukuntu isa neza? Ya sosi rero ndaryaho gakeya kugira ngo numve niba umunyu umeze neza, niba umuntu atakongeramo undi munyu mukeya, niba utakongeramo wenda ka poivre cyangwa se pepa, kandi njyewe numve. Umuntu ashobora kongeramo ka pepa gakeya n'umunyu mukeya. Ako ngiye kongeramo ko kangana. Ngeramo n'umunyu, urabona ko ari nk'igice cy'ikiyiko, hanyuma mvange kugira ngo bishyane. Ya sosi yacu rero nta gisigaye mu by'ukuri, yatunganye, twayihaye umwanya uhagije wo gutogota. Urabona ko imeze neza. Ikindi navuga rero kuri iyi sosi nuko ifata vuba. Ugomba kuyiteka, ugiye guhita uyiseriva muhita murya. Ntago wapfa kuyitereka umwanya munini itangira gufata cyane. Ubwo rero uhita ugerageza kuyiha abo ugiye kugaburira. Ngubu nge nkaba natangiye guseriva. Akira. Katwarure na cameraman. Kira cameraman. Kamera turayisiga kuri stand rwose. So, reka nanjye niyarurire. Kwa ari nge watetse, ni ngewe nyine urira mu kintu kinini. Ese nta kintu dufatisha? Nta kintu dufatisha? Kiki? Cyo kurisha. Ikindi twavuga kuri iyi sosi nuko ushobora kuyifatisha nk'umugati, ushobora kuyifata yonyine, mbese ushobora kubikora uko ubishaka. Nuko nguko rero umuntu ashobora gutegura isosi y'akawunga. Urabona ko imeze neza, irasa neza. Ushobora nawe kuyigerageza mu rugo hanyuma ukazambwira uko wasanze bimeze neza cyane, ibiryoshye. Ntuzibagirwe gukanda subscribe mu gihe utarakanda subscribe, ndetse ntibibagirwe no gukanda kukazogera ka notification. Ubundi ndagushimiye cyane, naho utaha muri izindi video z'ubutaha zijyanye n'ibyo guteka. Bye bye, ngewe ndi Udahogora Vanessa Peace. Tuzabonana ubutaha. Ushobora no kunyandikira noneho niba ufite ikintu wifuza kuzabona duteka kuri iyi channel. Ushobora kunyandikira mu mwanya wa comments, ushobora kunyandikira ukoresheje za adresse nababwiye ziba ziri muri description box munsi ya video. Nakagaruka rero, bye bye.